n'amafoto y'umusore ukomoka mu gihugu cya Ouagadougou muri Burkina Faso akomeje kugenda acishikana ku mbuga nkoranyambaga bitewe n'uburyo asa neza nka nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame, nyine Repubulika y'u Rwanda, nyine Paul Kagame. Abantu rero benshi bakomeje kugenda bakwirakwiza amafoto hirya no hino, ndetse batumye umusore atangira noneho gushaka kumenya neza uwo perezida Paul Kagame ari we, nyuma yuko nyine uyu musore nyine yagiye kuva ubwo yatangiye kumenyekana hara mu gihugu cya Burkina Faso. Nyine abantu batangira kugenda bahura mu nzira bakamufata bakamubwira ngo asa na perezida wa Repubulika Paul Kagame, yewe akaba n'abatangira kuvuga ngo ni umwana wa perezida Paul Kagame. Ibintu byinshi bitandukanye. Uyu musore usanzwe wituriye hariya mu gace navuga ngo ku mujyi wa Ouagadougou, nyine mu mujyi mukuru w'igihugu cya Burkina Faso. Ni umusore utaruzi byinshi kuri perezida Paul Kagame, kuko nyine urumva igihugu cye nyine ahantu kiri n'igihugu cy'u Rwanda ahantu kiri hasa nkaho harimo distance, nyine ntabwo ari ibihugu byegeranye cyane ku buryo wenda nkuko usanga tuza abaperezida b'ibihugu twegeranye cyane, wenda babaza umwana ati perezida w'igihugu cya Uganda gatakubwira ko Yoweri Kaguta Museveni kubera ko amwumva kenshi. So rero uyu musore navuga ko ibintu byo kuvuga ko asa na perezida Paul Kagame ngo byatangiye muhagana wenda navuga ngo ni mu mwaka 2019 nibwo abantu batangiye kugenda bamubaza bati se wa muntu we wa muhungu we biki ko tubona usa na perezida Paul Kagame. Ikinyamakuru cyitwa Imvaho Nshya nyine nicyo cyabanje gusa nkaho gisohora no nkuru bwa mbere kigaragaza nyine iyi story, kivuga ko rero uyu musore ari hagati y'imyaka 28 n'imyaka 35 y'amavuko. Akaba rero nkuko mubizi nyakubahwa perezida wa Repubulika we akaba afite imyaka 63 y'amavuko. Ibi rero byakomeje kugenda bavuga bati se ibitangazamakuru cyangwa ndetse n'ibinyamakuru byinshi byandika, yewe n'ibinyamakuru bikorera mu gihugu cya Burkina Faso, uyu musore yaje kuba nyine umuntu ukomeye cyane muri kino gihugu, umustar. Abantu benshi bakomeje kugenda nyine bamwandikaho inkuru ye, bamufata mu muhanda bamubaza bati se kuko uvugishije ukuri nta kintu upfana na perezida Paul Kagame. Uyu mwana w'umusore rero byatumye noneho avuga ati bitewe n'ukuntu nakomeje kugenda numva abantu bavuga perezida Paul Kagame bamugarukaho buri munsi, bagaruka ku bikorwa bye ndetse n'ubunararibonye ndetse n'ibigwi yanditse muri Afurika ndetse no ku isi muri rusange. Uyu mwana w'umusore yaravuze ati ngewe ndifuza ko twazabonana, kuko nyine ngo bitewe n'ukuntu nyine yaje gufata umwanya ajya kuri Google arasearchinga akora ashaka biography nyine ya perezida Paul Kagame, kuko yumvaga bavuga ko basa buri gihe yumvise agize amatsiko yo kubasha kumenya uwo ari we. Rero akaba rero uyu mwana w'umusore nyine akomeje kuba avuga ko yifuza ikintu cya mbere yifuza ubu ngubu ariko nyine yazagira amahirwe yo guhura na perezida Paul Kagame. Navuga ko iyi nkuru kandi yagiye yandikwa n'ibitangazamakuru bitandukanye, birimo n'ibitangazamakuru birimo bwiza.com, akaba ari igitangazamakuru nacyo gikorera hano mu Rwanda. Cyo umutwe wacu uragira uti amafoto y'umusore wo muri Burkina Faso usa na perezida Kagame akomeje kugenda aca ibintu hirya no hino. Uyu mwana w'umusore rero nkuko iyi nkuru ibivuga, biravuga ngo mu mujyi mukuru wa Burkina Faso Ouagadougou hari umusore wamamaye kubera uko ajya gusa na perezida, nta nubwo ajya gusa ahubwo asa na perezida wa Repubulika Paul Kagame. Akaba rero nkuko urubuga Afrique Buzz nyine rwatangaje uyu musore utaramenyekanye nyine utaratangarijwe amazina iwabo, nyine bo bamwita ngo ni Paul Kagame bitewe n'ukuntu nyine asa na perezida wa Repubulika y'u Rwanda, perezida nyine Paul Kagame. Nta byinshi rero nta byinshi uru rubuga rwamuvuzeho keretse gushyira ahagaragara amafoto y'uyu musore bigaragara ko akunze kwambara amataratara nyine nka perezida Paul Kagame. Ikindi kandi ukabona nyine yaba size yaba indeshyo nyine ubona ko basa ku rwego rutangaje.
ikintu rero cyatangaje abantu kuvuga ngo ni gute uyu mwana w'umusore asa na Perezida Paul Kagame, kandi mu by'ukuri binagaragara ko nyine ni ikintu kigaragara nta bantu nyine ubona ko badafite n'ahantu bahuriye. Urumva wenda yaza ko ari nk'umuntu ukomoka hano mu Rwanda, abantu bavuga bati wenda harimo isano nyine, urumva abantu bajya gusa, benshi bajya gusa. Hari n'abandi benshi ushobora gusanga wenda basa n'abantu batandukanye, ariko gusanga umuntu nk'uyu mu gihugu nka Burkina Faso, ni igihugu kirimo navuga ngo miles nyinshi uturutse hano mu Rwanda, ni ibintu rero byakomeje kugenda nyine bitangaza abantu. Yewe abantu baravuga bati ntabwo bibaho rwose. Iyo witegereje neza kuko usanga uyu musore asa na Perezida wa Repubulika Paul Kagame pe. Iyo ubirebye ukabona imiterere, ukareba nyine indeshyo, ingano, icyo tutaramenya wenda n'ibijyanye n'imivugire ngo twumve ko n'ijwi bajya kuvuga kimwe, ariko ubundi barasa. Uyu musore rero nyuma yuko nyine nkuko nabikubwiye ibitangazamakuru bitandukanye byagiye bimwandikaho inkuru zitandukanye zirimo nyine kuba zaragarukaga ukuntu asa nyine bitangaje na Perezida Paul Kagame, yavuze ko yifuza kuzahura na Perezida Paul Kagame. Akaba rero dutegereze turebe, hari abantu benshi batandukanye bagiye bifuza guhura na Perezida Paul Kagame bikarangira bibaye. Ese uyu mwana w'umusore nawe bizamugirira cyangwa se bizamubera nyine bizakunda nyine bahure? Reka dutegereze turebe ko bizakunda, ariko nyine wumve ko ari cyo kintu cya mbere ngarota ijoro n'amanywa, avuga ati ndashaka guhura n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Tinamenye yuko ari umwe mu bayobozi b'ibihugu bavuga ari kwijyana ku isi, bakomeye ku isi, bagejeje ibihugu byabo ku bintu bitandukanye, kandi ukomeje kugenda akora ibishoboka byose kugira ngo igihugu cye gitere imbere. Turibuka undi mwana ukomoka mu gihugu cya Kenya nawe wigeze, ubwo Perezida wa Repubulika Paul Kagame yajyaga gusura, ngira ngo ni Jakaya Kikwete, ni Perezida w'igihugu cya Kenya witwa nyine Uhuru Kenyatta. Hari umwana wo muri Kenya wanditse kuri Twitter avuga ngo yifuza kuzabona na Perezida Paul Kagame, yewe bataginga Perezida Paul Kagame ndetse na Village Urugwiro cyangwa se Presidence y'u Rwanda. Arangije nyine aravuga ati ndifuza kuzahura na Perezida Paul Kagame. Hanyuma rero Perezida Paul Kagame yaje kumutumira. Ni umwe mu bana bagiye batsindira imidari ikomeye cyane kubera gukora navuga ngo gukora amasport atandukanye y'ingororamubiri. Akaba rero mu byo yari yarasabye Perezida wa Repubulika Paul Kagame nuko ngo yifuza ko bazabonana, biza kurangira nyine babonanye. Ibintu byiza cyane, aramwakira muri Village Urugwiro, bigenda neza. So turibaza ese uyu mwana w'umusore uri hagati y'imyaka 28 ndetse na 35, mu by'ukuri nta makuru menshi aramenyekana ajyanye n'uyu musore, usibye kuba nyine abantu benshi baratunguwe n'ukuntu nyine afite ukuntu asa na Perezida Paul Kagame. Ariko urebye mu by'ukuri ugiye kureba ukavuga uti wenda tumenye ese uyu mwana w'umusore akora iki, n'iki mu buzima busanzwe kimutunze, ese yitwa amaye mazina, ibi byose biracyagoranye kuba byamenyekana. Ariko kubera ukuntu nyine amafoto yakomeje kugenda akwirakwira ku mbuga nkoranyambaga, byatumye abantu benshi bakomeza kugenda bamwibazaho bitangaje cyane. Hanyuma rero mwabana umwe, reka tugenda tugana no ku musozo w'iyi nkuru. Amwibutse ko warugurikiye Kigali Hot News TV, kandi subscribe kandi no kunzogera amakuru yose azajya kugeraho neza cyane. Ubundi tujya muri comment box utubwire ese koko witegereje ukareba uyu mwana w'umusore urabona asa na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame? Urabona basa? Nkuko ngiye nabonye basa, nawe uraza kutubwira uko ubibona. Uyu mwana w'umusore nkubwira ko asanzwe atuye mu gace ko mu mujyi wa Gadugu, ni mu gihugu cya Burkina Faso.